Yes, dutangiye episode ya 5 ndetse muribuka ko twasize ahangaha rwose umukobwa wacu Rusi ari kuba ari kumwe na assistant ahangaha ari kuba yamubwira ati ese uzi ko nibagiwe telefone yanjye hariya muri office ya boss wanyu, ati rero ngomba kuba inasubira kuyifata, ati nizere ko turi buze kuba itwasubira vuba ahangaha. Inuka assistant yagiye ndetse n'umukobwa wacu Rusi niko kuba yarakoze kugaruka, ndetse nibwo yaje asanga wa mukobwa wacu Riza rwose yari yazanye ibintu bihumanye cyangwa se uburozi ari kuba yabushyira mu gikombe cy'amazi icyari giherereye muri ofisi yangaha. Ndetse turabizi ko iyi ofisi ari iya boss wacu cyangwa se CEO wacu uri rwose, nawe niko kuba yagera muri ofisi atangira kuba yarunga cyangwa se yafata bwa burozi atangira kuba yabushyira muri ya mazi. Umukobwa wacu Rusi nawe nibwo yahinguka ku muryango arangije amubaza ati ariko wowe aturi mu bikima aho ngaho. Umukobwa niko kuba yagira ubwoba, ariko n'ubundi byose byari by'ubusa kuko umukobwa wacu Rusi yari yamajije kuba yamubona. Niko kuza amwegera arangije atangira kuba yamubaza ati se wowe wari uri mu biki, ati cyangwa shaka kuba wangirira nabi, ati si ibingibi byose ati biracyari uko ushaka kuba washyingiranwa n'umusore. Rusi nawe yakomeje nako soririza yakomeje ahagaze aho ngaho ari kuba yareba mukuru wiwe, niko gutangira kuba yamusomera aramubwira ati ariko ubundi ati ko nabashije kuba naguha rugari cyangwa se inakurikira amahirwe yawe, ati kubera icyo utari kubasha kuba igwandika ngo mbashe kuba nabaho. Umukobwa ahangaha Rusibiza niko gutangira kuba yakivugishwa aticara aramubwira ati ariko ubundi kubera icyo ukunda kuba wangendaho, ati urabona ngo ndikundira umusore, ati ugashaka kuba wamujyana disikari usanga ko nta stress cyangwa se nta bibazo kaba karimo kwisekera ibintu byose kabashije kuba ikabyoroshya. Buriya murabizi abantu bakuru ntidukunda no kugira ibintu by'amahane cyane. Ahangaha ka Rusi kakomezaga kamubwira ko agomba kuba yatuza ndetse akaba yakomeza kuba yacisha makeya kuko ibyo ari gukomeza kuba yakishoramo biri buze kuba byamwangiriza cyangwa se ibyazamutera ingaruka. Mumbe barakwereka ngaha Rusi akiri kuba yavuga amagambo menshi yatangiye kuba yamanjirirwa cyangwa se yamererwa nabi, niko kwirukanka ndetse agenda yiruka agana aho bita mu rwiherero cyangwa se aho bajya kuba bakiherera. Riza niko kugenda amukurikiye arangije kumbe kugera ahangaha Rusi yari amerewe nabi rwose, yamanjirira ibyo bita kuba wamanjirirwa cyangwa se wamererwa nabi. Riza yaramwegereye atangira kuba yambwira ati se ubu uratwite, ati ubu ngubu ati wasanga disi kubera kwiyandarika kwako ati barabijombyemo bakaba baragateye inda. Rusi niko kuba yambwira ati ese Riza ati ntago watinyuka cyangwa se ntago wabasha kuba wacecekesha uwo munwa wawe ukaba wagabanya kuba wavuga ayo magambo ameze gutyo, ati urabona situwasiyo ndimo nawe ukaza gukomeza untera agase rero umbwira ayo magambo ameze gutyo. Riza niko kuba yambwira ati ariko urabizi njye ntago ndya imboga, ati cyangwa ntago mbasha kuba inahisha ukuri. Rusi aramubwira ati ibyo byose nibyo uba wigira, ati ndabizi rimwe uzabasha kuba wabyumva cyangwa se wabona ibiri kujya mbere kandi uzabasha kuba wacisha make nk'abandi bose. Ati rega natwe ati ntago ari uko nguko twavutse tumeze, ati kandi ujye utuza nkucire ku mayange dore ndi mukuru wawe, ati mbashe kuba nakubwira bimwe byo tugenda tubona buri munsi. Ati narakubwiye ngo njyewe uwo musore uri kuba uhora unshinja cyangwa se uvuga ko nagutwaye, ati simushaka pe, ati simushaka habe na gatoya, ati gute utahagarika kuba wakomeza kuba wanyirukankira mu buzima. Ati njye narakubwiye umusore nifuza kuzabana nawe wenyine, ati ni umusore wabashije kuba yamaka agace k'agakufe nasigaranye, ati naho abandi bose ubumbwira ati njye simba nanabitayeho buriya, ati rero simba numva impamvu ukomeza kuba wambwira amagambo ameze gutyo, ati kandi simbikunda habe na gatoya, ati simbikunda pe, ati ahubwo inama nakugira ati niba ushaka uriya musore ati genda umufatirane hakiri kare muzibanire, ati naho ubundi jyewe ati ibyo ngibyo nta n'icyo biba bimbwiye. Mwibuke neza umusore akangaka gashaka kuba kashyingiranwa nawe cyangwa se kabana nawe ni umusore ukundana n'uyu mukobwa, kandi ni umusore wabashije kuba yahisezerana uyu mukobwa, ariko uyu murumuna wiwe cyangwa se ubu butoya bwiwe aribwo Riza arashaka kuba yashyingiranwa na Ri, kandi Ri
umukobwa wenyine yikundiye cyangwa se aba atekereza buri munsi ni uyu mukobwa uri ahangaha bita Rusi. Ndetse Rusi nawe turabizi neza ko buri munsi amasaha 24 kuri mu minsi 7 aba ari kuba yakitekerereza wa musore wacu uri ikumbe bose aho bari babaga bari gupfa batekerezanya, ariko nta n'umwe urabasha kuba yamenya izangu cyangwa se yamenya undi. Barakwereka kuri uyu munsi wa none Yari yicaye ahangaha rwose byamurenze ndetse byanamucanze, ari kuba yavuga ati se noneho ati ndazibanzwa zerekeza hehe, ati mama ko ashaka ko mbasha kuba nashyingirwa muri uriya muryango, ati kandi ndabizi neza ko nifitiye umuntu nkunda. Ikumba kiri aho ngaho yabashije kuba yakakira agatelefone kamwakiriza akamubwira ati se uri aho nshuti yanjye ya kera. Umusore nawe niko kuba yatega amatwi, umusore atangira kuba yamubwira ati ejo nzaba ndaho ngaho mu gihugu, ati ngiye kuba nava mu mahanga rwose. Umusore niko kwambwira ati reka mbe nahamagara assistance abasha kuba yagushakira icyumba, ati kuko ugomba kuba waza, ati twari dukumburanye muvandimwe, ati kubera iki wagiye ugahera. Kumba umusore wari uri kuri telefone niko gutangira kuba yambwira ati se wari ubizi neza ko hashize iminsi wa mukobwa yiwe arimo aho ngaho, ndetse amaze iminsi yaravuye mu gihugu cy'amahanga ari kuba muri uwo mujyi urimo. Umusore ahangaha ari kuba yabyumva yatangiye kuba yatangara, aravuga ati mvuze ngo iki, ati we ari muri iki gihugu, ati ndetse aherereye muri uyu mujyi ndimo, ati urabeshya, ati se byashoboka bite. Kumba umusore akanyamuneza katangiye kuba ikamwica, kumbi cyatarazi umukobwa yiwe kuva inkuru itangira barahuye, ndetse kuri uyu munsi wa none bari kumwe mu nzu imwe ndetse barabana. Ariko usibye ko batabana nk'umugabo n'umugore byemewe n'amategeko, icyo bo bakoze ni ukuba bakibanira bakavuga ati ubwo twese bari kuba badushingira abantu tudashaka, ati reka tube twakibanira twishakira ibyishimo hagati yacu. Ahangaha ari nawe yakomeje kuba yabaza umusore ati ese ibyo uri kuba wavuga ni ukuri? Ati kimwe ntago nakumva ko ibyo uri kuba wambwira ari ukuri. Ati gute yiwe yaba amaze igihe kingana gutyo muri uyu mujyi nkaba ntaramubonye, ati reka mbe nashaka amakuru, ati ibindi turaza kuba twabivuga n'ibyo ugeze ahangaha. Nawe kumbe kureba neza yari afite kamwe muri ka gakofe yabashije kuba yahaye iwe, ndetse akamusezeranya kazabasha kuba yamugira umugore igihe bazaba babaze kuba ibakure cyangwa se ubwo azaba agarutse kuba yaba mu gihugu. Idisiri yakomeje kuba yabitekerezaho, aravuga ati nyuma na nyuma ngiye kuba nabona urukundo rwanjye rw'imyaka 18. Kumbe muri ako kanya hari uwari urimo atera intambwe za umusore, niko kuba yafata ka gakofi arangije atangira kuba yagahisha ngo hatagira n'ubasha kuba yakabona. Ikumbe nta wundi wari uri kuba yaza, yari wa mukobwa wacu iwe, ndetse ari kuza aho umusore arimo avuga ati oh my god, ati se ko numva ati ingingo zose ziri kuba izandya habaye iki, ati biri kuba byagenda gute. Ahangaha agakobwa umusore yatangiye kuba yakabaza ati se we ko nuva uri kwisakurisha, ati byagenze gute. Agakobwa niko kuba kambwira ati erega ndi kumva ingingo zose ziri kuba zandya, ati mbanza naniwe cyane rwose, ati kubera akazi maze iminsi nkora, ati ndumva zitari gukora neza pe, ati sawa ubwo wowe atumeze neza, ati ngiye ko ndi kumva byabashije kuba ibyancanga. Umusore niko kuba yakegera arangije akabwira ati rero ati ugomba kuba waruhuka, ntabwo ugomba kuba wakora ubutaruhuka, ati ubundi gute ubasha kuba wakora biriya bintu bingana kuriya, ati uba wumva utaruha. Agakobwa ndetse ahangaha kahise kakira mesaje muri telefone ikabwira ko inshuti y'uyu musore bari kumwe igiye kuba yaza ahangaha mu mujyi. Agakobwa niko kuba kamusubiza ati ugomba kuba washaka ahantu bari buze kuba bari gusangirira, kuko nanjye ndashaka kuba namenya neza, ati ndashaka kuba namenya amakuru rwose. Ahangaha sinzi agakobwa ngo kari gafitiye imipangu, ariko umusore yatangiye kuba akabaza ati se njye nawe tuzabasha kuba twahana divorce ryari harya. Agakobwa niko kuba kambwira ati muri iyi minsi rwose, ati ejo nzaba mpuze cyane, ati ariko nyuma y'umunsi w'ejo, ati ndabizi neza nzaba mpari, ati nibwo tuzabasha kuba twahamagaza akanama nkemurampaka, ati kakabasha kuba kadutandukanya by'amategeko. Umusore niko kwambwira ati rero ati ugomba kuba wajya kuruhuka, ati kuko ndabona n'amasaha mazije kuba yakura. Umusore wacu niko kuba yasiga agakobwa aho ngaho
arangije aza kuba yakicara mu yindi saloni yari yari cyangwa se mu kindi cyumba cyari kiri aho ngaho, niko kuza akandaguza muri telefoni. Arangije atangira kuba yahamagara uwo bise asistansa, niko kuba yamubwira ati uze kuba wantunganyiriza sheke iriho miliyoni 5, ndetse uze no kuba wafata imwe muri ya mitungo yanjye cyangwa se yavirangira, uze kuba wayandika kuri wa mukobwa yangayuwe, ndetse no mu mategeko babashe kuba bashyiraho kashi igaragaza ko mbashije kuba inama uwo mutungo rwose byemewe n'amategeko. Asistansa agiye kuba yamubaza byinshi, umusore ahangaha niko kuba yamukatira, arangije aramukupa. Disi bigaragare ko umusore yagombaga kuba ariko kanya ni nacyo gihe cyo kuba yasezera umukobwa. Icyo atarazi umukobwa yari agiye gusezera ibwari ubuzima bwiwe, ibwari urukundo rwiwe, ibwari wo mukobwa yabashije kuba yakunda ndetse akabasha kuba yamuha isezerano. Ikumbe barakwereka ku rundi ruhande bwiza wacu nawe iwe yari arimo avuga ati ejo niwo munsi nzabasha kuba inagusezera, ati nkasanga urukundo rwanjye rw'ubuziraherezo, ati si ubu ngubu azabasha kuba yanyibuka, azabasha kuba se yakemera ko tubana, cyangwa ubu ngubu yishakiye umugore. Kumbe ku ruhande rumwe umwe yatekerezaga ibye, n'undi abasha kuba yatekereza ibindi. Barakwereka bukeye bwabo bidatinze asistansi si rwose naka asistansa yari arimo aca mu bantu ababwira ko bagomba kuba bakora neza ndetse akazi bakagatumika rwose. Kumbe arimo agenda nyiramwiza wacu niko kuba yamwitambika amubwira ati asistansa, ati ubundi wowe, ati bimeze bite ko nta kintu buri kuba wambwira, ati ko nta mabanga uba ugerageza kuba wameneraho ngo mbashe kuba namenya byinshi muri byo. Asistansi so aramubwira ati se ushaka kuba wamenya iki noneho, ati ko mbona uyu munsi bitangaje. Umukobwa niko kuba yambwira ati erega ndashaka kuba namenya, ati numvishe ngo inshuti y'umugabo wanjye ati iri buze kuba yaza muri iki gihugu muri uyu mugoroba, ati bari buze kuba barihe rwose, ati wambwira. Asistansi sa nawe burya ntiwamubitsa ibanga, yatangiye kuba yaganiriza umukobwa rwose amubwira ati dore baraza kuba bari ahangaha, ati ndetse baraza kuba bari gusangira ibya nimugoroba, ati se buriya urashaka kuba wajya kuba wabavangira. Agakobwa ati byihorere kagiye kuba kagenda. Asistansi sa niko kuba yakabaza ati se ugiye kuba wajyayo noneho. Kumva hano agakobwa ikahise kandikira umwe bari kuvugana, karamubwira ati baraza kuba ibahurira ahangaha ndetse isaa 1:30 rwose. Ahangaha asistansi sa niko kuba yamubaza ati se nagira icyo mbasha kuba nakubaza, ati ubundi, ati muri iri joro hari buze kuba haba judgment cyangwa se ukuba imiryango ibiri yahura ikize ndetse babashe kuba ibahana abahungu babo n'abakobwa babo, ati ubundi wowe kubera iki utari buze kuba uri muri ibyo birori. Agakobwa niko kuba kambwira ati usibye si ibirori byanjye byari kuba ndetse n'undi mugabo bita nyakubahwa, ati hari ibindi birori ibyari kuba muri uyu mujyi, ati ndatekereza ngewe ku ruhande rwanjye ntabyo da. Ahangaha asistansi niko gutangira kuba yabwira umukobwa ati erega boss wanjye, ati hari umukobwa yari amaze iminsi ambwira, ati ngo mbe namushakira, ati ariko ngewe sindabasha kuba inamubona cyangwa se namukubita ibyera, ati se naguha ku ibanga cyangwa se inagusaba ubufasha. Umukobwa niko kuba yambwira ati ese uwo mukobwa yaba arinde. Asistansi sose yaba agiye kuba yarabura. Ikumbe hari umukobwa wari urimo azana ibitunga ngegera aho ngaho. Agakobwa ahangaha rwose niko kuba kakongera kuba ikamanjirirwa cyangwa se ikamererwa nabi. Ahangaha asistansi niko kuba yakitegereza, atangira kuba yabaza ku gakobwa ati se ibi ngibi ni ibiki ubashe kuba wazana ahangaha wowe. Niko kuba yabyumviriza, aravuga ati se sinumva ibi ngibi ari ibitunga ngegera. Umukobwa niko kuba kavuga ati niba adashaka kubirya wana, ati reka nanjye njye kuba inabyirira kuko nanjye nari mfite inzara. Asistansi niko kuba yavuga ati se uriya mukobwa madamu yanga, ati cyangwa se yanga madamu, ati yaba atwite. Agakobwa ko niko kuba ikakiviramo ndetse n'ibitunga ngegera byako karavuga ati ubwo ngubwo niba yabyanze, ati ngiye kuba najya kubyirira da, ati se ngiye najya kuba nahata umuntu, ati ibintu adashaka. Umusore niko kuba asistansi yavuga ati ibi ngibi rwose ngomba kuba inabibwira madamu mukuru cyangwa se mama wa boss wanjye, ndetse uwo yagombaga kuba yabwira yari mama wari. Ndetse umukobwa bidatinze yaje ahangaha nawe tangira kuba yabivunje rwose,
ndavuga kuba yabigarura. Ese koko uyu mukobwa yaba atwite inda yarise? Ese biraza kuba ibyarangira gute ibyo uyu mukobwa nari? Ese nibaza gusanga atwite biraza kuba byabarangirira gute? Ahangaha umukobwa ubwo bari kuganira yatangiye kuba yambwira ati ibintu byose biri kuri gahunda, ati ahubwo ni wowe uri kuba wabura mu kuba wabukinga icyumba cyawe, ati kandi nutinda ati uraza gusanga byarangiye. Iwe niko kuba yabwira umukobwa ati ibyo ngibyo byihorere, ndaza kuba inabyitaho rwose, ati ndaza kuba inabikurikirana mu minota itarenze 5. Kumbe barakwereka ahangaha itwasize asisansana we ari kuba yavuga ko agiye kuba yabwira amakuru mashya cyangwa se yagezaho inkuru uwo bita mama wacu ari we Mari. Niko kuba yatangira kuba yamuhamagara aramubwira ati se wari ubizi ko madamu mutoya atwite? Mama niko kuba yambwira ati se ibyo bintu uri kuba wambwira cyangwa se amakuru uri kumpa turayazi neza cyangwa se urabizi neza ko ari byo? Ati niba ari byo rwose ugomba kuba watunganya cyangwa se wagerageza kuba wapimisha uwo mukobwa ukabanza kuba wamenya neza ko atwite cyangwa se adatwite. Nsanga mama wari yahise abwira ko assistant wacu aramubwira ati kandi ibi ngibi ntuze kuba wabibwira umuhungu wanjye, atuburetse kuba wabimubwira rwose ataza kuba yabigiraho ikibazo cyangwa se yagira izindi ngaruka bimugiraho. Ati turaza kuba twabimubwira tumaze kuba twakomfaminga cyangwa se twamenya neza koko uwo mukazana wanjye atwite. Kumbe barakwereka umukobwa amaze kuba yakora ibyo akora yabashije kuba yagaruka mu kazi rwose atuje, ubona ko nta n'ikibazo. Ukumva assistant we wari umaze kuba yahabwa misiyo yaje ahangaha kuba yamubwira ati atangira kuba yamubwira ati rero kampani yacu ati yabashije kuba yashyiraho igikorwa cyo kuba twapima abantu amaraso, ati tukamenya ukuntu bahagaze. Ati se hari ikibazo cyangwa se hari ikindi kintu uri kuba wabitekerezaho kibi? Agakobwa niko kuba kamubwira ati ngewe rwose ati ibyo ngibyo ntacyo bintwaye. Assistant we nakubitinza niko kuba yambwira ati rero ugomba kuba waza tukajyana, ati bakajya kuba bagupima rwose bakareba uko amaraso yawe ameze. Bidatinze rwose uwagombaga kuba yapima umurwayi nawe cyangwa se yapima umukazana wacu yari yahageze rwose. Ahangaha agakobwa katangiye kuba kabwira assistant wacu ati ese ri cyangwa se umugabo wanjye tubana atari buze kuba yarara mu cyumba kimwe n'iyo nshuti yiwe ya kera igiye kuba yaza kuba yamusura mu gihugu? Assistant ati reka ibyo ngibyo ntibyahaba, ati si ibyo ngibyo byabayeho. Ati assistant cyangwa se umushyitsi dufite uyu munsi ari buze kuba yarara mu cyumba 102, ati boss wacu cyangwa se umugabo wawe we ari buze kuba yafata icyumba 103. Umukobwa niko kuba yavuga ati ibyo ngibyo ni sawa cyane cyangwa se ibyo ngibyo ni byiza cyane. Ati rwose numvaga mpangayitse, bigaragare ko kuba yarabonanye uriya musore na assistant cya gihe yatekereje ko umusore we rwose yikundira abagabo cyangwa se yikundira abahungu bagenzi biwe. Ahangaha assistant yatangiye kubambwira ati ariko madamu ati bigaragare rwose kuba witaye kuri nyakubahwa Ari. Umukobwa niko kuba yavuga ati erega sinshaka kuri musore abasha kuba yaryamana n'iyo nshuti ye ngo nuba ari Kimu. Igisore cya assistant cyo ko cyamubwira ati rwose ukuntu mwitayeho atabashije kuba yamenya ko hari umuntu umwitayeho nkawe, ati byamushimisha cyane, ati yanezererwa. Kumbe icyo atarazi agakobwa kari kifitiye imibare yako cyangwa se izo kari kubasha kuba ikakikinira. Nsanga rwose agakobwa kakomeje gaseka, sinzi imipangu kari gafite ngo imeze gute, ndetse sinzi n'icyo kari kabashije kuba ikapanga kuba kakora ngo cyari kimeze gute. Ese turaza gusanga uyu mukobwa wacu Ari yarabihonzemo cyangwa se yaramuteye inda? Ese uri gutekereza biri buze kuba ibyarangira gute ibyaba ngaba? Biraza kuba byaherera he? Agakobwa ko ikakomeje kisekera ntikamenye izangu. Ikumbe barakwereka bidatinze wa musore wacu wagombaga kuba yaba mu mahanga ndetse w'inshuti ya kera yari yabashije kuba yahagera, ndetse yari arimo aganira n'umusore wacu uriya amubwira ukuntu hanze biba bimeze ndetse n'uko byari byitwaye. Ndetse niko kuba yamubwira ati se wa mukobwa nturabasha kuba wamubona? Kumbe bidatinze barakwereka umukobwa wacu nawe ari we yari yabashije kuba
yagera mu cyumba cya hoteli rwose, ndetse yari yazanye umuti ari kuba yabwira umuseriveri uri bubashe kuba yaseriva icyo kunywa ati nubasha kuba washyiriramo icyo kunywa uyu muti mu cyo kunywa cy'uriya musore ati ndaza kuba naguha umwanya wo kuba manager muri iyi hoteli. Ese biraza kuba byagenda gute? Umusore nawe ni kuko yakakira uwo muti aramubwira tubashe kuba wabifata nk'ibyakozwe rwose. Si uyu musore batumye kuri misiyo bamutumyemo araza kuba yayikora, iraza kuba yakunda se? Icyo usabwa ni ukudukora subscribe utazacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujya no muri comment tubwire uko wabashije kuba wakubona iyi ngiyi yacu, cyangwa se wakumvise inkuru twari turi kuba twareba. Iyi twarebaga yari episode ya 5. Mwibutsa ko ejo nzabaho indi episode ya 6 izakurikira iyi ngiyi. Dusize umuseriveri agiye kuba yaroga icyo kunywa icy'uyu musore wacu kiye muri kuba wasangira n'umusore wacu uri ahangaha. Ese biraza kuba ibyakunda? Reka mbashe kuba nabihanganisha. Iyi nkuru itangira nabashije kuba nakoresha andi mazina turi gukoresha mu yindi nkuru, ariko nizere ko nta kibazo biri buze kuba ibyabateza. Ndabizi neza ko muri bubashe kuba imwasobanukirwa, ariko dusize umusore wacu Kim ndetse we na Reba ahangaha bari gusangira icyo batazi, babashije kuba babarungira mu cyo kunywa bari gukoresha.